Yesu azaza ku mugaragaro none. Azaza ku mugaragaro. Ntawe azaba yihisha. Kuko azaba aje kwima ingoma. Haleluya. Azaba aje kwima ingoma mu isi. Ngo azaza mu kirere. Tumugaragiye twese. Kwambaye imyenda yera. Azaza abami b'isi bose barora. Azaza abaperezida bose b'isi barora. Azaza abatwara n'ibikomangoma b'isi bose barora. Abamucumise barora. Azaza ku mugaragaro. Azaba aje kugira ate? Azaba aje kugaragaza agaciro k'abamwizeye akarimo. Tunavuga kubizabanziriza ingoma y'imyaka 1000 Kristo azimana n'itorero mu isi. Abo tutatangiranye turi kuvuga ku minsi y'imperuka no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Imana dufashe kandi nitugire neza. Haleluya. Rero nkuko ejo twasubitse tuvuga uburyo Kristo azahamagara itorero, impanda y'Imana, impanda y'amareko ukomeye ndetse n'impanda y'Uwiteka, izo mpanda zikazavuga uko zikurikirana. Bibiliya ivuga ko ibyo byose bizaba nko mu kanya nka kubumbya no guhumura. Nigeze nsengera icyifuzo kimwe ariko nza kumenya ko kitazasubizwa. Nigeze mbwira Imana nti waza Dororante ukatuzamura byibuze wageza nko muri kilometero 5 ugahagarika umuntu wese akabanza akareba ahantu yari yaratagangariye, yari yarako tukareba hepfo hano ariko naje kumenya impamvu, naje gusanga ntazasubizwa. Menya n'impamvu twahubuka wahubuka wahuza amaso na babandi bajyaga bagukuba ati niko tubu ntabwo ngiye ntababwira ko nzagenda mu kayo ndabeshye betu twabijogonyeraho twabirataho niko ndi ntabwo twababeraga mu duca amazi turagiye kandi mu bisigara nk'uko ko bimeze ubwo byose ngo bizaba mu kanya nk'ako guhumbya no guhumbya. Filimi zaba yizinze. Nabwiye ko Kristo azatwara itoro mu buryo bumeze nko kurishimuta arikura mu makuba rizaba ririmo. Haleluya. Azaducomokoramo gutya rimwe kwa rimwe tuba duciyeho. Imana yacu ni ntabwo icyubahiro cyane. Haleluya. Umunsi rero Kristo namara kuzamura itorero na Kristo bazamarana imyaka 7 igabanyijemo ibice bibiri. Igice cya mbere ni igice cy'urubanza. Hari abantu bazi ko ngo tuzaba tugiye ngo ibintu bizaba byabaye salama, ibintu bizaba bimeze neza, ariko batazi ko hari urubanza rw'abera. Urubanza rw'abera cyakoza ntabwo ari urubanza rwo kubashinja ibyaha no kugira gute, ahubwo bazaba ari ngo bapimirwa iki imirimo. Imyaka 3 n'igice ni imyaka yo kugerwa imirimo, abantu bapimirwa imirimo bakoze bakiri mu isi. Yesu adufashe. Tugeze mu gihe Satani yazanye ibintu by'uburiganya mu itorero ku buryo abantu benshi bariganijwe ntibabimenya. Ibintu byo gukorera Imana abantu babiboneye izindi nyito zitarizo. Bamwe bazi ko gukorera idini, abandi bazi ko gukorera abapastoro,
abandi baravuga atari kiridini imbere ryadukonsomeye, abandi ataba pastor donc babigize ibyo. Satani abarindagiriza aho ngaho, ababuza kugira umumaro mu gihe cyabo, ndetse n'ibyo bakoze babitesha agaciro. Imana idufashe kandi nitugire neza. Umunsi umwe nari mvuye kwigisha ahantu bita Ikinihira Ibyumba, nari ndi kumwe n'umushumba uyobora iyo paruwasi ya Kinihira, yitwa Ngerageze Innocent, atuye hirya mu nce za Kimironko, ayobora Ikinihira aho. Twicaranye mu ivatiri ye, nicaye imbere, turi kumwe turi babiri, tugeze kuri Bwimo tumanuka tuza ku giti cy'inyoni, ijwi ry'Imana riramamagara. Numva ijwi rirambura ngo Jean Claude ribanje ni Karame, rirambura ngo hari ibintu ngiye kukubwira utaruzi. Rirambura ngo ruzi ko burya abantu benshi ngo bakora imirimo nk'abayoboke b'idini, badakora imirimo nk'abayoboke b'ubwami. Suko muranyumvisa ngo noneho ngira ngo n'umushumba yabyumvise, ndakebuka ngo ndebe ko yabyumvise, mbona ntiyabyumvise, ndakomeza ntega amatwi. Rirambwira ngo ririsubiramo ngo buriya abantu benshi ni abayoboke b'idini, ngo ntabwo ari abayoboke b'ubwami, ngo kandi ngo abantu bose bayobotse idini ngo ntabwo bazajya mu ijuru, ngo keretse abantu bayobotse iki? Ubwami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ese mwari muzi ko turi abayoboke b'ubwami? Tureze Imana yaje cyane. Twebwe hari umwami twamenye, twizeye, waje mu buzima bwacu arabuhindura, atugira abana b'Imana kubwo kumwemera no kumwizera. Uwo niwe twayobotse. Ibyo dukora byose turi ino rero, imirimo dukora yose turi ino, dukwiye kuba dukora nk'abayobotse uwo mwami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu myaka mike maze ndebesha amaso yanjye hangaye mubona mfite, hari ibintu nabonye, kandi ntekereza ko nange mushobora kuba mwarabibonye. Nabonye umuntu ashobora kuba mu idini mu buryo runaka, afite titire runaka, afite icyoro runaka, mu minsi mikeya bigahinduka. Ntabwo mwabibonye mwebwe? Bigahinduka, icyoro yari afite kikagenda, agaciro yari afite kagatakara, rimwe na rimwe agahura n'ibibazo bikomeye cyane muri ubwo buryo. Ariko haleluya, iyo wayobotse ubwami, uri umuyoboke w'ubwami bwa Kristo, nubwo idini ryaguhinduka, nubwo wahurira n'intambara mu idini, Kristo wayobotse hari ibintu bibiri ngiye kukubwira adashobora kubura kugukorera. Icyambere, nta bintu byakubaho atabikubwiye. Ijambo rya kabiri, inyuma y'ibikubaho ategura ibindi byiza biruta ibyo. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Tanuva n'ubivota idini yaba idini. Satani yarindagirije abantu aho ngaho mukarindagiza, bazubariyaho, ntibagikora imirimo y'Imana, ntibagitanga icyacumi, ntibagitanga amaturo, ntibakitanga, ntibagisura abarwayi, ngo ni iby'idini. Ariko ni ukuri, idini ntacyo ryakumarira. Idini rigukunda none, ejo rikaguhinduka. Ubaka agatuti mu mpaye ngo mpagararaho, ejo mwakankuraho. Murankurikiye? Ibyo narabibonye, nabibonesheje amaso. Usibye nanjye n'abatari abangabo barazibambura ku mugaragaro. Ariko Kristo, haleluya, Kristo twayobotse, turabizi ko igihe cye kizagera akimba ingoma ye, tukaba abami n'abatwara n'ibikomangoma. Umuntu muri kumwe mumbere ikiganza, umubwira ngo jya ukora nk'umuyoboke w'ubwami, ntugakore nk'umuyoboke w'idini. Ujye ukora imirimo yawe nk'umuyoboke w'ubwami, kuko ubu bwami burahari kandi buzima. Haleluya, 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 haleluya. Dini rishobora kukunyunyuza bitewe ko ryumva ko ari icyanga kikurimo, ejo cyashiramo rikakujugunya. Nuko nguko bimeze. Ariko Kristo, haleluya, Kristo twamenye, haleluya, tumuhereze icyubahiro. Imirimo dukora rero, haleluya, imirimo dukora, imirimo myiza dukora, dukwiye kuyikora nk'abayoboke b'ubwami.
reka mbaho urugero rutoya. Yesu ashimwe cyane. uramutse ufite nk'ibyuma byumviriza, uramutse ufite ibyuma byumviriza umutima w'umukobwa ukiri iwabo ariko ufite ubukwe witeguye gushyingirwa, umaze kugira icyizere cyabyo, wavuye mu murenge witeguye rwose, ubura iminsi mike ngo ajye gushyingirwa, ugafata ibyuma byumviriza umutima ukawushyira ku mutima we ngo wumvirize uko umutima we uri gutera uvuga, cyangwa se asinziriye ngo wumve uko umutima we uri gutera uvuga. Uzi ukuntu wasanga uri kuvuga? Wasanga umutima we uri kuvuga ngo ndaha ndahandi, ndaha ndahandi, ndaha ndahandi, ndaha ndahandi, ndaha ndahandi. Reka ngo ikimenyetso cy'ibyo nkubwiye. Murabizi ko umukobwa wese wenda gushyingirwa ajya mu mujyi akagura mare, akagura amavarisi, akagura ibiki, yabona ibisuperi byiza byasohotse byaje bigezweho, arabigura akaza agashyira he? Muri mare. Yagera mu mujyi yabona amataramusi meza agezweho yaje, akagura agashyira he? Muri mare. Ibikoresho byose bitewe n'ubushobozi agenda agura azashyira muri mare, yarangiza agafunga imfunguzo akazigenda. Ntashobora. Reka rero iwabo babone nk'abashyitsi, babona abashyitsi babagendereye kandi b'icyubahiro. Mwese muri hano nimumfashe mubwize ukuri. Ababyeyi b'uyu mukobwa bamutiye ibisuperi yabibaha? Yabibatiza? Yabatiza teremusi? Yabatiza amashuka ngo borose abashyitsi? Muzi impamvu atabibatiza? Nubwo arimo agenda bigura bipakira bishyira muri mare akiri iwabo, ariko ubwenge n'umutima we byarimutse. Haleluya. Ari iwabo mu buryo bw'akanya gato, ariko ubundi ubwenge bwe, umutima we biraho azabiteka. Usibye ubushobozi buke yagira, ngira ngo ibintu byose byiza yakabiguze akabipakira muri amavarisi ye, kugira ngo igihe cyo kujya iyo azajyana iby'igiciro. Ndafashijwe. Haleluya. Ubu turacyarinda mu isi by'agahe gato. Torero turi mu isi by'agahe gato. Imirimo dukora yose, haleluya, dukwiye kuyikora nk'abazi neza ko tudahari, ahubwo turimo twimurira imitungo yacu aho tugiye kuba iteka. Dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Aho tugiye Kristo yenda kujya, turenda kujya iwacu hiteka. Abayobotse ubwami rero batayobotse idini bakwiye kumenya ko ari ku gahunda zimeze. Nuguhura n'ivarisi ugura, teremusi nshyashya ugura. Haleluya. Kuko turi hano tutahari. Muri make natwe ibipimo by'umwuka k'umutahajuru bikwiye kuba birimo bisona ngo ndaha ndahandi, ndaha ndahandi, ndaha ndahandi, ndaha ndahandi, ndaha ndahandi. Pawulo yandikiye itorero ry'Abafilipi n'Abefeso, Abafilipi 3:20, yavuze ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, niyo dutegereje ko umukiza azava, ariyo mwami wacu, uzahindura imibiri yacu yo gucishwa bugufi akayishushanya n'ishusho y'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zimubashisha kwigandurira byose. Iwacu sino. Umuntu muri ko mubwira ngo iwacu sino. Imirimo dukora rero, haleluya, haleluya. Ijambo ryatuwe ngo ariko mwebweho mukomere amaboko yanyu yo gutendebuka, kuko imirimo yanyu izagororerwa. Hari umusaza nawe ni umupasitori wo muri itorero, umupasiyone uri mu bapasitoro ba mbere. Yabaye regionali wa Byumba kera ku bwa Bansanze Urwimo, ari muri pasiyo. Ni umusaza hano bita Ikinihira kuri Paruwasi aho nababwiye, yitwa Munyemana Yohana. Ambwira ko umunsi umwe
ngo Imana yamugendereye imuhishurira ku ngororano z'abera n'agaciro ko gukorera Imana ivuga uko ishaka. Haleluya. Ngo yamweretse intambwe imwe dutera tugiye mu murimo w'Imana, ariko tukayitera dutunganye dukiranuka, ngo ingana n'inzovu zirindwi. Imwe gutya mu buryo bufatika bw'imibare, ngo ingana n'inzovu zirindwi, kandi inzovu imwe ishobora gupima toni, hafi toni irenga. Yesu ashimwe cyane. Imirimo dukora n'ijuru bafite ukuntu bayibara. Yesu ashimwe cyane. Bafite uko bayibara. Yesu ashimwe cyane. Ya mirimo dukora, ya maturo dutanga, cya cumi dutanga, kwa gusura abarwayi dukora, kwa gufasha abababaye, ya mirimo y'ibanga yose mu ijuru bafite uko bayibara. Tuzagera mu ijuru ngo abantu bahabwe ingororano bibaze ngo ibi bintu twabikoreye ryari. Imana idufashe kandi itugerereza cyane. Birakwiye ko jye nawe dukora ntababizi ko tuzagera gute, tuzagororerwa. Yesu ashimwe. Ibi bicuku tuzinduka tuza tumenengana tubisikana n'imbwa zivuye mu kazi zarayijoro. Birashoboka ko nta muntu wabibona, birashoboka ko n'idini itabiha agaciro nk'uko nahoze mbabwira, ariko mu ijuru barabireba. Haleluya. Haleluya. Abami bakomeye n'abategetsi n'abanyacyubahiro bo mu isi, nta muntu n'uyu n'umwe ukomeye wo mu isi abantu bazindukira mu rugo rwe iki gihe ngo babakingurire. Ntawubaho. Abasekirite babaca. Ariko mwibaze ko uyu mwami wacu saa 8 uramuhamagara ugasanga ari mu biro, saa 10 tuba tumugeze ugasanga Haleluya. Imirimo dukora harayikurikirana, tumuhereza icyubahiro. Haleluya. Ingororano zirahari bene data, ingororano kora imirimo rero umwanira n'abayobozi muri ngo muvuga uko tuzagenda mu mihanda y'izahabu, bya bindi byose mwaririmbaga. Ndimo bahaga story kamwe nabaye imuhanga nyobora abanyamasengesho mu karere ka Muhanga, nza kuganira n'abanyakabera abantu babanye na Mariya. Turaganira baza kumva ukuntu rero bigeze bamubaza, baramubaza batari ko kugira randevu yo kujya mu ijuru ihoraho. Mu ijuru batubwira hari imihanda ya zahabu, hari amazu ya zahabu, ibintu bya zahabu gusa. Warabibonye nibyo cyangwa baratubeshya? Aravuga ati nibyo birahari. Aravuga ati ariko zahabu sinyizi, muzagende munzanire zahabu ndebe uko imeze, ndebe ko bimeze kimwe. Baragenda bamuzanira zahabu nziza itunganyije, iyunguruye, iseye, inyuze mu ruganda. Zahabu akibonesha amaso aramokorwa, araruka. Kubera iki? Kubera ko yabonye ibyo yabonye, iyo ngiyo ntaho bihuriye n'ibyo bagereranyije. Abanditse Bibiliya bagereranyije ubwiza bwaho, kuko ntawe wari wagiyeyo, bagereranyije ubwiza bwaho n'iby'agaciro babonaga. Ariko ibyo tuzabona umuntu muri kumubwira ngo birarenze. Haleluya. Haleluya. Hanyuma rero nitumara kugeraho ya myaka 3 n'igice nababwiye, tuza turi kumwe na Kristo, imirimo yacu iri mu ipima. Bibiliya ivuga ngo Yesu azapimisha imirimo yacu umuriro. Ntabwo azacana, mutaza kugira ngo azacana bakajya bafata imirimo y'umuriro bakanyuzamo. Oya, ahubwo amaso yo ubwayo. Bibiliya tubwira ngo ni ibirimi by'iki? By'umuriro. Azapima imirimo mu buryo butatu. Icya mbere, azapima ubwinshi bw'imirimo y'umuntu, quantité. Namara kureba ubwinshi bwayo, apime ubwiza, qualité bwayo. Namara gupima ubwiza bwayo, muri ubwo bwiza arebe imirimo yakoranywe urukundo n'iyakoranywe gukiranuka. Ibyo bintu uko bimeze gutyo nuko bimeze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imirimo myiza dukora dukwiye kuyikorana urukundo no kugira gute, gutanga icya 10 n'amaturo dukwiye kubikorana urukundo no kugira gute, no gukirana. Umunsi umwe nari nicaye mu rusengero, narose ndi mu rusengero, noneho mbona Yesu ansanzemo.
nabonaga ndi iwacu ku Ruyenzi, mbona Yesu ansanzemo numvaga abantu barimo basenga mu rusengero barira bavuga ngo duha umugisha Mana udusezeranye umugisha, duha umugisha. Yesu araza arambwira ngo ndashaka kukubwira ibintu bituma abo bantu batabona umugisha kandi bawukoreye. Ndamubaza nti gute bawukoreye ko ubone? Arambwira ngo ijambo rya mbere uzababwira ngo igituma batabona umugisha bawukoreye, igituma batabona umugisha ngo birirwa bawusaba. Yambwiye ibice bitatu bituma bari batabona umugisha. Igice cya mbere ngo nicyo birirwa bawusaba gusa batazi kuwukorera. Arambwira ngo uzabwira ngo umugisha barawukora ntabwo bawusaba. Icya kabiri arambwira ngo hari abantu bawukorera ntibawubone kuko ibyo bakoze bawushaka babiherekeresha amagambo mabi. Muranyumvise? Umuntu agafata ibihumbi bye 100 ngo agiye gutanga icyacu mu nzu y'Imana, akagenda yitotoma, henga njyane bashire ndagenda ko babahereye. Ya magambo wavuze biraba ngo ituro ry'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka ngo ntaswe none yitambana umutima mubi. Ya magambo uvuga ujyana ituro ryawe ku gicaniro ahinduka umunuko, azamuka nk'umwotsi uryana mu maso y'Imana, Imana ikayitaza, ituro ryawe rigata agaciro. Niyo mpamvu ibyo dukora byose, haleluya, niba ugiye kugaburira umuntu bikorana urukundo no gukiranuka, niba ugiye gutanga amaturo n'icyacu bikorana urukundo no gukiranuka. Ibyo dukora byose tubikorana urukundo no kugira gute no gukiranuka. Hari ibindi bintu bisigaye byaraje, sinzi niba ari iterambere, sinzi niba ari iki, byo gukora imirimo yose dukora tugafotora tugirwa twerekana ku mbuga nkoranyambaga. Twagaburiye abantu 50, twahaye abantu umuceri, twahaye abantu ibiryo, twirirwa dufotora dupostinga dushyira ku ma status kugira ngo tube banshimwe mbonwe menywe. Ibyo bizashya, ibyo bizashya. Systeme Yesu yasize yubatse mu bijyanye no gukora imirimo myiza duhereza ingororano. Yaravuze ngo ukuboko kw'iburyo nigutanga, ukwibuza kwagira gute? None twadupostinga twerekana ikorari runaka, twasuye abantu, twagaburiye abantu bashonje, twashyize ku mastate kuri Instagram n'ama Facebook. Ibyo bizashya, iyo mirimo izashya. Ninde wabwiye ko mushaka kuba washimwe mbonwe menywe? Turashaka kugaragara, turashaka kwereka isi ko dukaze, turashaka kwereka abakomeye ko dukaze, ko twakoze ibitangaza, turashaka kwiyerekana, turashaka kwigaragaza. Imirimo y'abera ikorwa mu ibanga. Buzaperereze uwitwa Tabita, nawe wari ubizi ko adoda, nawe wari ubizi ko hari abapfakazi yagize gute yambitse, byabaga bizwi nawe nabo yambitse gusa, byamenyekanye umunsi apfa. Imana idufashe. Biravuze rero ko imirimo y'abera izanyura mu muriro, hanyuma abantu bamwe ngo imirimo yabo igashya, hari abantu izashya, icyakoza ngo bakizwe nk'umushimu ukuwe hehe mu muriro, mbese babona ubugingo gusa ariko ayandi makamba ntibazayabona. Imana idufabare kandi itugire neza. Icyo rero dukwiye guharanira gukora imirimo myiza nk'abazi uwo bakorera. Mbasubiriremo ko tudakora nk'abayoboke b'idini, ahubwo dukora nk'abayoboke b'ubwami. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Icyo gihe rero imyaka 3 n'igice irangiye, ya mirimo narindi ngombwa tuzatuma dukora izaba itwinjiza mu cyiciro cyo kwambikwa amakamba, kwambikwa ya myenda yera naho koza dusoma byahishuwe. Haleluya. Imirimo dukora izaba irimo itugira abo tugomba kubaho mu bwami bw'Imana. Hari abantu bazahabwa amakamba yose. Amakamba Kristo azatanga ni amakamba 5. Ikamba rya mbere ryitwa ikamba ritangirika, soma mu Bikorino ba mbere 9:24 kugeza kuri 25. Ikamba rya kabiri bagita ikamba ryo gukiranuka, riri muri Timoteyo wa 2 bice 8. Ikamba rya gatatu ryitwa ikamba ry'ubwiza, riri mu rwa Petero rwa mbere 5:4. Ikamba rya kane ryitwa ikamba ryo kwirata, riri mu Tesalonike ba mbere 2:19. Ikamba rya gatanu ryitwa ikamba ry'ubugingo, riri mu Byahishuwe 2:10.
aya makamba Kristo hari abantu bazayambara yose, hari abazambara 2, hari abazambara 4, hari abazambara 3, hari n'abazambara iry'ubugingo gusa. Gusa icyiza gihe icyo gihe umuntu wese azaba anyuzwe nuko agize ate, nuko ari umutima w'ishyari, umutima wo ngo runaka aranduse uzaba uhari. Imana idufashe. Ariko nabifuriza ko yaharanira yose kugira ngo yose tuzagere gute, tuzayambara. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imyaka 3 n'igice rero iyo turimo tuvuga niyo ya myaka Antikristo azaba arimo akora, ariko yiyorobetse, ari gutera Isiraheli inkunga yo kubaka rwa rusengero nababwiye. Isi yose ituje, ibintu ari salama, ibintu ari amahoro, ibintu barabyoroheje bati nta cyabaye. Nababwiye ko abantu banze guhinduka tubana mu rusengero bonyine nibo bazaba babizi ko Kristo yatwaye itorero, n'ab'isi bo bazacecekesha iyo nkuru, bazabifata nk'ibitariho, dore ko bazavuga ngo imbaraga zari zitubangamiye zaragiye. Hanyuma imyaka 3 n'igice irangiye, Antikristo azihishura ngo yigaragaze nka Mesiya. Abayisiraheli abahinduke, ababwira ati ngiye Mesiya umwami wanyu, mwari mwizeye, mwari mutegereje. Bamwe bati ni wowe rwose wari ukwiye kuza umukomera amashyi, abandi bati no, ntabwo ari wowe Mesiya dutegereje, turabizi neza ko azaza aciye kurera yono, agaca mu irembo ry'intambwe bamunyujijemo yambaye ubusa, akaza ari umwami wabamuje kwima ingoma. Hanyuma abazamwanga bose azabica, namara kubica abazamwemera bose azabashyiraho ikimenyetso ku ruhanga no ku kiganza. Hanyuma azabikorera kugira ngo amenye abe, abatarabe bapfe. Urusaku rero cyangwa umubabaro w'abandi bazaba barimo bicwa bahorwa Kristo, barimo bacumuzwa n'amaraso yabo, ruzazamuka rugera mu matwi ya Kristo. Twe tuzaba turi imyaka 3 n'igice yo gupimirwa imirimo yarangiye, twamaze kwinjira mu bukwe bwa ntama w'Imana, turimo turanezeranwa nawe, turi mu birori. Hamba tujya turirimba ko tuzanezerwa, ko Imana izaturirimbira, ko tuzabona abamarayika, tuzabona abacu bapfuye bizeye, tuzabona abo twakoranye umurimo bapfuye bizeye, tuzaba turi muri ibyo byiza. Ikizarogoya ibyo birori ni umubabaro wa bene wabo uzamuka winjira mu matwi ya Kristo. Numara kwinjira mu matwi ya Kristo, Kristo ahagarika ibirori bati ngo tuve muri ibi, reka tujye gutabara bene wacu abera bose. Haleluya. Ngeze ku kantu karyoshye inshuti zanjye. Haleluya. Nabwiye ko naza gutwara itorero azaza mu ibanga rikomeye, ariko ubwo tuza, haleluya, ubwo tuzamanukana na Kristo turi ku mafarashi yera, kwambaye imyenda irabagirana itarigeze yambarwa n'abami n'umwami n'umwe ku isi, twambaye amakamba, twamaze kuba ibihangange mu bwami bw'Imana. Yesu azaza ku mugaragaro, none azaza ku mugaragaro, ntawe azaba yihisha, kuko azaba aje kwima ingoma. Haleluya. Azaba aje kwima ingoma mu isi, ngo azaza mu kirere tumugaragiye twese twambaye imyenda yera. Azaza abami b'isi bose barora, azaza abaperezida bose b'isi barora, azaza abatwara n'ibikomangoma b'isi bose barora, abamucumise barora. Azaza ku mugaragaro, azaba aje kugira ate? Azaba aje kugaragaza agaciro k'abamwizeye akariko. Uyu munsi ntabwo bakazi, hari korali yo mu majyaruguru yaririmbye ngo nubwo batubona dusangira ibishyimbo bagira ngo turi bagenzi babo. Hari umunsi agaciro kacu kazagera gate, kazagaragara. Dukomere Imana amashyi. Hari umunsi agaciro k'abizera kazagaragara. Haleluya. Kalista dome. Bwana sifiwe. Uwitwa Baraki, umunsi mu mutima we haza n'umugambi wo kuva mu bwoko bwa Isiraheli, ngo yarungurutse amahema y'aho Abisiraheli bari babambye amahema, abona amahema yabo yarenzwe n'ivumbi. Abona amahema yabo yarenzwe n'ivumbi.
ntiyigeze we areba ivumbi, ahubwo yarungurutse abari mu mahema. We ntiyabonye ivumbi, Imana yamutije amaso yo kureba abantu bari muri abo mahema arenzwe n'ivumbi, abona ngo ni ubwoko butuye ukwabo. Akomeje kwitegereza neza bwa bwoko, ngo abona muri bwo hagati haryamye mu intare, kandi wari mu ndara yemo bimeze nk'iri mu byana byayo. Arabati icyampa agapfa nk'abariho. Hari abantu bajya babona ivumbi ryaraturenze, bajya babona ibibazo byaraturenze, bajya babona ibigeragezo byaraturenze, bakareba ivumbi gusa, bakabona turi abantu batera agaciro. Ariko agaciro kacu karahari, agaciro kabizera karahari, agaciro k'abakiranutsi karahari. Iby'Imana ntiwabimenya utabibamo, iby'Imana ntiwabimenya utageze indani. Ngumera sitarazia ehoze ver tokita siya mora ihema ry'Imana riro aho ryari riri mu Bisiraheli, nyacyo ryabaga ryararengwa n'ivumbi, ariko imbere indani ibikoresho byose byari birimo byari zahabu yonyine. Umuntu muri kumwe kugira ngo agaciro kabera karahari, agaciro karakiranutse kazagaragara ubwo Kristo aza nezome tawita ezola kotamizema shahota siya. Agaciro kacu Kristo azakereka isi. Nafashijwe Mana. Umunsi wa none turakubitwa umunsi ukira, ariko hari umunsi tuzamanukana na Kristo ku musozi. Ngo umusozi wa Elayono nutwumva uzasadukamo kabiri. Ngo hari umuyahudi wubatse inzu ya etaje ngo witeguye kuzakira Yesu, kuzakira Mesiya. Arabati ndashaka ko azanywa icyayi wanjye hano mu gitondo. Umusozi wa Elayono ngo uzapasukamo kangahe? Kabiri. Yesu azabaje gukora icyo bita remise et reprise n'ubwami bwose. Abo twagendanye kuri ryawe ryaje gukubita ibirenge ibintu bigatumuka, ubwami bwose buzaba burangiye bushyizwe mu maboko y'abera. Tuzabikomeza ejo. Haleluya. Azakora ibintu bitanu Yesu amaze kumarukana n'itorero. Icya kabiri ngo azafata Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma abate mu nyanja yaka umuriro n'amazuku babona. Icya gatatu ngo azakora munsi y'igicaniro azure b'Abayisiraheli bene wabo bemeye kumuhamya, abazure badusange mu nkambi y'abera i Yerusalemu. Icya kane, haleluya, ngo azafata ingabo zose za Antikristo aho ziri azitwike. Icya gatanu yicare ku ntebe arobanure intama. Nagira ngo umuntu mwicaranye umuhagurukane umufashe mu kuboko. Ubwire ngo ntukabure muri ibyo birori. Ntukabure muri ibyo birori. Bimubwire kenshi. Ntukabure muri ibyo birori. Ntukabure muri ibyo birori. Imana izaguhe kuboneka muri ibyo birori. Dusolone muri ibyo dukorera Imana. N'abayoboke bayobotse Kristo, bayobotse ubwabo, ibyiza byose Imana izagurisha amaso. Imana ibamurisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge duhagaze. Tuhaguruke dusenge duhagaze twese. Ndashaka ko dusenga mu buryo bukomeye. Abantu babiri bararebana, bafatane mu biganza barebana. Babiri gusa. Babiri. Bafatane mu biganza murebana. Fata mugenzi wawe mu biganza murebana. Nurangiza uwo mugenzi wawe wegere umwaturire. Niba ukora ikintu cyakugusha, niba ari ikintu cyakunamura, niba uri mu bintu byo gucika intege, n'uburi gusabira Imana imbabazi. Narandamutse mu gukorera Imana, nitotomeye gukorera Imana. Imirimo nakoraga nzi ko nkorera idini, ariko menya ko nkwiye gukora nk'uyobotse ubwami. Umwaturire mu bwite nsabira Imana imbabazi. Uyu munsi wa none subira ku murongo mwiza wo gukorera Imana kuko Kristo agiye kuza. Dutanze iminota 2 yo kwato. Karibu.
Menesia, contra dever. A rode mantra de vire saios. E grille ferros tero. Gria rido verea, citra de me. Sandromene contra de vai, Sica lesima, Menesia. Ora cita do vinco. Salico tamines. A edita bela sairi, verivea. De horde venisse chi de venia. De sode le sharima andresia. De horde ve chi de do shimetare. Prima. Olha a menina do cara. Isade liberado. Chamale a cidadão. Praje cantos a desmorado. Olha o corona no mundo esse. Haleluya, haleluya. Aho Yesu ari yiteguranye ingororano zo kugororera abantu bakoze umurimo batitotomba. Sifa kwa Mungu. Aho Yesu ari yiteguranye ingororano zabanesheje, tuzazibona, tuzaririmba n'ubwami bw'Imana neza. Amina. Haleluya. Ingororano zirahari. Mwigisha wacu Imana imuhereze umugisha, kandi natwe twakira aya magambo y'Imana tugomeze tuyazirikane, tuze kuza kongeraho n'andi yo ku manywa. Umunsi ni kuwa kane, kandi ndabizi neza abantu bakora umurimo w'Imana batitotomba. Ni ukuri hari ingororano z'abihanganye, hari ingororano z'abakoze neza, hari ingororano z'abakoze umurimo batitotomba. Imana ibahe umugisha. Twakiriye abaririmbyi rero, baze baririmbe. Tugiye gukora umurimo w'Imana. Imirimo dukorera muri iyi si ifite ahantu yandikwa mu ijuru. Iyi ngiyi niyo gukora mu nzu y'Imana, kandi tuyikore tuyikunze, kuko tuzi neza, tumaze kumva neza ko ibyo dukora byose birazirikana. Imana izirikana imirimo dukora. Imana ishimwe cyane. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha nanone. Reka nongere mbasabire umugisha abantu babikora babikunze. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.
hejuru turi kumwe n'umwami ukomeye ari we Yesu Kristo. Hariya mu muryango wa Yuda iranesheje, gishyitsi cya Dawidi ni umwami w'abami, ari ku ngoma uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari. Abana b'Imana turarinzwe nimukomere, abera tuzataha wese. Haleluya! Amahoro yahabwa icyubahiro. Abaririmbyi Imana ibaha umugisha, baje mu nzu y'Imana ibaha umugisha. Nikomeze kuri Yesu. Hari amakamba yabihanganye, hari ubwami bwiza, hari gakondo nziza Yesu arimo adutegurira. Kandi ni ukuri iki gitondo tuzinduka ntabwo ari icy'ubusa. Tuzi neza yuko hari umunsi umwe tuzicara mu bwami bwa Data, amateka agahinduka. Haleluya, haleluya. Mana y'amahoro bampera umugisha, kandi mukomere mu buntu mubonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo rero twumvishije, Pawulo aravuga ngo iri jambo ni iryo kwizerwa kandi rikwiye kwemerwa n'abantu bose, yuko Kristo yaje mu isi ngo gukiza abanyabyaha. Aravuga ngo abanyamara muri abanyabyaha ni njye w'imbere. Avuga ngo icyatumye ngira uw'imbere ni ukugira ngo nzafashe abazamwizera bose bagahabwa ubugingo buhoraho. Mana y'amahoro rero bamugisha. Uyu munsi ni kuwa kane, umuyobozi yabibabwiye, iki cyumba cy'amasengesho hari abashyitsi, ibintu bimeze neza cyane. Turongera kandi nanone twongere dusenge, twongere kumva ijambo ry'Imana, kumve n'indirimbo z'abaririmbyi. Ayo magambo twongera kumva tuyongere kuri aya ngaya azadukomeza muri uru rugendo. Imana ibaha umugisha. Reka twakire umuyobozi w'ubundi, twakire umuyobozi wacu umushumba pasiteri ahaguruke yegere hene naho umubyeyi wacu dusezerere, adusengera Imana. Turagize Imana kandi nyine rwose abaza kubona uburyo bagaruka baze kugaruka muri aya masengesho, kandi ntuze wenyine, ukore no kuri wa mugenzi wawe, mubwire ati muzi Imana ukubonera n'ibihe byiza. Kandi n'ejo tuzagaruke, tuzaze wenyine mu gitondo, ahubwo uzaza ari nawe uturanye. Imana ibahe. Muhaguruke dusenge Imana, tujye mu mirimo kandi dutahe ijambo ry'uko gukorera Imana nta gihombo kirimo. Gukorera Imana nicyo dutegerejweho, kandi umugisha w'Imana urakorerwa, kandi umukozi akagira uko akora, akagira uko ahagarara kugira ngo Imana ishimye ibyo akora. Imana idufashe rero. Uyu munsi ni kuwa kane yego, ariko ejo ni kuwa kangahe? Wa gatanu hari umubatizo. Wa gatanu hari umubatizo, tuzakira abakristo bashya, tuzakira impinja. Nawo ni umurimo w'Imana, kwakira abizera bashya. Ni icyo uri kumarira abagusanga? Ni bangahe uri kuzana? Ese abagusanga abaje murabakira? Nawo ni umurimo tuzabazwa, kuko Yesu yavuze ngo nimugende muhindure, tubahinduza imirimo myiza. Ijambo ry'Imana, ubuhamya bwacu, kuriya kwakira abandi, ugakomeza umuntu w'umunyantege nke agakomera mu gakiza, ni umurimo w'Imana uri kwagura ubwami bw'Imana. Ntacike intege ntagwe. Rero muzirikane, muzaze mu munsi mukuru wa bene Data, kandi muzabafashe, mubasure, babatirwa hafi y'iwanyu, mugende muhasengere, mubaherekeze aho bishoboka. Ni umurimo ukomeye cyane, nawe mukwiye kuzirikana, gukomeza bagenzi bacu mu buntu bw'Imana. Tuzarerembera mw'ijuru indirimbo z'abakijijwe, ntituzongera kubabara, tuzashira agahinda rwose. Aheza Data ni mw'ijuru kumana, tuzahurirayo bagenzi. Aheza Yesu ni mw'ijuru kumana, tuzahurirayo bagenzi. Turagushimiye Mana yacu, kino ni igitondo cyiza cy'umugisha. Twibukijwe itorero ryawe, kugaruka kwawe, kujyana itorero
kwitegura kuba maso gukorera imana gukorera ingororano wakoze mwami Yesu turagushimiye umugaragu wawe washoboje kuvuga ibyawe nk'uko bikwiriye kandi twamusabiye umugisha turasabira buri wese muri twe kugira ngo arusheho kwitegura kugaruka kwawe washa kuza none washa kuza ejo umunsi ntitumuzi turabwira ngo tube maso niyo mpamvu usengera buri wese utiteguye utarakumenya ndasohoka n'umutwaro kuko mu nzu yawe niho turuhukira niho duturira imitwaro niho tubonera itike kandi niho tubungabungira ubugingo bwacu tukumvira tugukorera tugendana nawe tugendera mu bushake bwawe mwami nyir'ingabo nzi yuko wumvise yamenye intege nke ze kandi twasengeranye kugira ngo tubashe kuva mu intege nke tubashe gukizwa ibyaha tugendera mu bushake bwawe nk'abakorera ubwami kandi nk'abazabutahamo tukabona ingororano mwami nyir'ingabo umugisha buri wese wumvise iri jambo ryawe reka umuntu bw'imana no gufashwa n'umwuka wera mwami nyir'ingaso yewe buri wese none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen tujyana amahoro Kristo umusubize ngo amen.